twongeye kubaha ikaze bakunzi ba ONENATIONRADIO. This is Bahati Kalisa, radio ya Diaspora. Turi hano San Antonio aho turimo turakurikirana umuhango witwa Rwanda Then and Now. Turi ku munsi wa kabiri, tukaba turi hano San Antonio kuri gahunda ijyanye na A Night in Rwanda. Nkuko mubibona rero hari abantu benshi, gahunda ziracyakomeje, ariko uyu munsi abantu bari bategereje nkuko mwabonye kuri flyers wari umuco, imbyino, abanyarwanda rero kumbuye kumva umudiho, umuco wacu, dance traditionnel. Nkaba rero bafitiye umutumirwa hano mukunda cyane, mwari munakumbuye kuri ONENATIONRADIO. Katuba msuhuze muraho cyane. Jacques, twibwire nk'intore. Ndaje ngabigenzi sibo mu gitaramo ntarimo kicwa n'irungu, imbaraga abasore ngiri banze mu mihigo, urugero rw'intore mpimbara bandora. Jacques arakoze cyane kutwibwira nk'intore. Nkuko mubizi rero Jacques ni umuntu wagize uruhare rukomeye muri dance traditionnel, gutoza intore, gutoza hano muri Amerika cyane muri Diaspora. Ni umuntu utanga umusanzu ukomeye cyane, abenshi muramuzi ahantu habaye ama event yose Jacques abahari. Jacques, mu ncamake uno munsi wari umeze nk'uwanyu no kuri flyer byari biriho rwose, wabonye ute? Uyu munsi warushimishije cyane kuko abantu bishimye mu buryo budasanzwe, natwe twatunguwe mu buryo tutari tuzi. Jacques, wabonye abantu babyakiriye gute? Mwijemo mbwira. Twinjiye cyane gitore, twiziwe, tubyina neza cyane. Twakunze public ukuntu yatwakiriye, yari ishyushye, yari meze neza, twishimiye cyane. Natwe buriya audience imeze neza, n'abakinnyi bagira imbaraga zo gukina neza. Jacques, nabonye timu yawe, abasore beza, abakobwa beza, ubigenza ute? Uraselectiona bijyana n'iki? Kuko kubona abasore beza nk'abari bafite n'imbaraga bakiri batoya, ni iki bisaba nk'umwana muto ushaka kujoininga? Jacques, nkawe legacy yawe, umusanzu urimo gutanga, gahunda mufite niyi? Niyo gutoza abana bagakurana umuco nyarwanda, bagakura bazi kubyina, bagakura bazi kuvuga ururimi rwabo rw'ikinyarwanda. Niyo ntego yacu, nicyo tugamije. Urakoze cyane Jacques. Iyi event nkuko abenshi bayitabiriye, ni iki bivuze ku banyarwanda cyane cyane batuye muri Diaspora hano muri Amerika? Iyi event yari irimo ibyiciro byinshi cyane, hari harimo imurikagurisha, twari dufite ibintu by'iwacu byiza cyane. Hari intore zamirije neza cyane bitarabaho, abantu bizihiwe. Sinzi ukuntu navuga uyu munsi warushimishije cyane. Abaje kureba nani ibirori bishimye ku buryo budasanzwe. Urakoze cyane. Nkuko mubibona n'ubu abantu baracishimye, ibiro byagenze neza, mwatubyiniye rwose ntako mutagize. Jacques, rero gahunda mufite nka timu yanyu kwagura no mushinga, mufite gahunda se hano gusa cyangwa no mu zindi state cyangwa se wenda ni Burayi? Na cyane yuko usohoka kenshi, ngaho wagiye muri Arsenal, ngaho wagiye mu Bufaransa. Ni iki ku buryo ubutaha uvuga uti dusizeyo umurage niyo tudahari? Urumva gahunda yacu tugamije gusigasira umuco nyarwanda, kuko urubyiruko ruhari ni rwo Rwanda rw'ejo. Turashaka kugira ngo tugire icyo dusige umurage. So twateguye ko twohereza abantu muri buri state kugira ngo bigishe abana bato. Focus yacu iri ku bana kugira ngo bige umuco nyarwanda, kubyina, bige ururimi, kuko ururimi ni ingenzi. Kuko urebye abana bari gukurira hano, bari gukura bavuga icyongereza. Tudahagurutse kugira ngo dushyiremo imbaraga kugira ngo abana bige ikinyarwanda, mu myaka iri imbere nta ikinyarwanda kizaba kikivugwa. Kandi turimo gusaza, turimo kugenda, nizo mbaraga zacu ubu tugifite, nizo dufite gukoresha kugira ngo abana bacu bakure bazi ikinyarwanda. Ntabwo byoroshye ariko birashoboka. Tugera ku musozo rero, tubibutse iyi ni ONENATIONRADIO, radio ya Diaspora. Jacques, ni iyihe message watanga? Ariko unaduha niba mufite platform abantu babashakaho. Hari abantu bagiye bambaza Jacques, bazi ko Jacques ari umuntu uhenze cyane muri event runaka. Se Jacques buriya yaza nzi ko umuntu woroshye, abantu bagushaka bakunda kuzihe nimero,
unatanga n'ubutumwa bwawe bw'uyu munsi. Abadushaka batubona kuri 770 910 688 ntanga ubutumwa bw'uyu munsi rero. Ndashishikariza abanyarwanda aho bari hose gukomeza kwigisha abana bacu ikinyarwanda. Umwanya uba muke ariko icyo nzi cyo birashoboka. Ari ukuvuga ikinyarwanda gusa mu rugo, ari ufata ikaramu tukabigisha, ariko dushyiremo imbaraga mu kwigisha abana bacu ikinyarwanda, kuko mu myaka iri imbere nitudahaguruka abana bacu ikinyarwanda, ururimi rwacu tuzasanga tutakirufite. Ni bande bafite kubikora? Ni twebwe ababyeyi. Nimureke ababyeyi duhaguruke, namwe rubyiruko mushishikariye mwishyiremo gukunda umuco wanyu, kuko ni uwacu ni uwanyu turawusangiye. Nimureke tuwushyigikire maze murebe ukuntu dutera imbere. Jacques arakoze cyane. Dushyigikira abana tubigisha umuco wacu, cyane cyane kwiga ururimi. Murakoze rero. Nakagaruka njye ndi Bahati Kalisa hano San Antonio. Mu kanya ibiganiro biracyakomeje na ONENATION Radio. Murakoze. ONENATION Radio, ijwi rya Diaspora. ONENATION Radio. Iwacu Dignity Home Care. Iyi ni intaho y'amahoro n'umunezero yakirana ubwuzu abageze mu zabukuru batagifite imbaraga zo kwiyitaho cyangwa babitaho, kimwe n'abasazanye indwara zibasaba kwitabwaho by'umwihariko nka diyabete, kanseri, umuvuduko w'amaraso, kwibagirwa n'izindi. Muri Iwacu Dignity Home Care bagukorera isuku ijyanye n'icyubahiro kigukwiye, ugahabwa ifunguro rihuye n'iby'umubiri ukeneye. Baraguhuza n'abavuzi ndetse banagufasha gufata imiti neza no gukurikiza inama za muganga. Hari n'imyidagaduro irimo no kugutembereza bigufasha kuruhuka no gusabana. Ni mu gihe kandi kuko bafite abakozi bazobereye mu gutanga izi serivisi, bifashisha uburyo n'ibikoresho bigezweho bituma bagukurikirana ubudahumbya. Wowe uri mu Rwanda ukeneye izi serivisi rero, nawe uri mu mahanga wifuza gusazira mu rwakubyaye, shyikira Iwacu Dignity Home Care, urugo rwuje urukundo n'ubumuntu, aho wiyumva nk'uri wawe mu muryango. Niba wumva kandi wakwitabwaho uri wawe, izi serivisi barazikwegereza maze nawe uryoherwe n'ubuzima. Bakorera mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri 079 14 34 761 cyangwa se ugasura urubuga wa3.iwachuhomecare.rw. Kirazira nawe uzasazana amaganya. Mu rwa Gasabo dufite Iwacu Dignity Home Care.